kandi far away stories zabo ziranyongoza shori zindi nkazikotoza afterlife tuzagumana let me see kuri yo jolike yawe kuba iri rushanwa ritazabo nta numwe muri mwe wari ufite inzozi yuko yaba Miss Rwanda muri 2023 none iri rushanwa rikaba ritazabaho. Ngiye ku giti cyanjye I don't care. We don't care kaboy we ntabwo bajya kubera wenda bazo nagize muri urwo rukundo warababaye cyane buse ntabwo ujye ugira ipfu iyo bari bagiye kubikora wenda cyangwa bari kumwe nagize soko wenda tutagira abadutereta ni na Iris Rwanda TV ndetse na Time TV show. Reka nongere mbasuhuze aho muherereye hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'iburasira bwaryo umujyi wa Kigali abakunda ibyo dukora muri hanze y'umwese reka nkomeze kubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza umunyamakuru aracyari Theogene nk'ibisanzwe igitangazamakuru cyambere mu kubagezaho inkuru zigezweho ibiganiro udusha ni Vrunga Media TV abanyarwanda benshi mwamaze kubimenya uyu munsi wa none ni from Ella to collect narababwiye ngo iyi mihanda igomba kutubona byanze bikunze uyu munsi wa none navuga ko ari kazi kagoye ariko kagomba gukorwa haba kumvura cyangwa kwizuba nanone umunyamakuru akaba wawunda akaba Theogene nanone kuri cya gitangazamakuru ni nabyo mbabwira ngo twarababwiye ngo byanze bikunze tugomba kubikora kuko tubikunze ni ibintu ubona ko byiza cyane nanone abakunzi ba Vrunga Media TV mwese nakomeza kubabwira ngo uyu munsi wa none navuye hahandi bakubwira ngo uvuye nawe ukavuga ngo byibuze nanjye hari icyo mbazanye narababwiye ngo minsi yashize hari byo twabateguriraga uyu munsi wa none nibwo nabateguriye icyo nita ngo abatumirwa ubundi najyaga mbazanira umutumirwa ariko kugira ngo wemere neza ko uyu munsi ibintu birenze nabazanira icyo bita abatumirwa uyu munsi wa none noneho kanze bivuga ubundi abatumirwa ntago bajya bamenyerwa ubite the sisters cyangwa se abakobwa bana yanjye abakobwa meze mute wana meze bon the sisters umeze mute amakuru y'imisi ubundi umuntu utazi the sisters ibyo agomba guhita areba iyi video namwe murabibona the sisters ni abakobwa bazi kubyina byo ku rwego rwo hejuru nibyo cyangwa ndabesha abanyarwanda nibyo abanyarwanda ntibabibonye buriya se the sisters mumeze mute wana tumeze bon ariko ubundi banza wibwira abantu nk'umukobwa muri the sisters ewana wowe ku ruhande rwa mbere kabisa ivuge uyu mukobwa wambaye umweru uba mwitsinda bita the sisters witwa ndamazina yawe yombi mazina nitwa Iturinde Martin nkaba ndi umwe mu itsinda rya the sisters yes Iturinde Martin ushinzwe iki mu itsinda rya the sisters uri umuyobozi umubyinnyi twebwe n'abayobozi tugira twese dukorera hamwe tumeze nk'abavandimwe muri rusange wow noneho mbere uwo mukobwa uri hagati wambaye rinete by the way uyo rero ndaza kumuronshinga gute noneho kugira ngo kameramani wanje ibi bintu aze kwifata neza ndashaka ngo kwanza kameramani hera ku nkweto umukobwa umuzamu kureba cyangwa abahagaze uzamuke gake ariko numwerekane wese mbere y'igi gake by the way bana yanjye umukobwa amakuru y'imisi wa ni fresh native umeze neza meze bo abanyarwanda barabona umukobwa umeze bo wow kabisa watubwira amazina yawe amazina yanjye nitwa Uwase Jamie Uwase Jamira Uwase Jamie amakuru y'imisi ni fresh nawe bamwitsinda rya the sisters nkuko mugenzi wa bitubwira itsinda rya the sisters yego Jamise kuko noneho nje bira the sisters ubundi ni itsinda rikora iki bibwira abanyarwanda nje wa mbere yanze kubivuga haze ngo nababyinnyi gusa ariko we tubibwira abanyarwanda mbese ubundi the sisters ni ikipe cyangwa se ni crew yego turabyina yego kumutubona nyine turi bano turi batatu yego turabyina nicyo niko kazi kacu Abakobwa baruguru none ndaza kumuhera Imana yanjye noneho ibintu mbonera hano nibyo bituma mvuga ni Imana koko warakoze unzana ku isi kuko hari ibyiza byinshi by the way uyu mukobwa waruguru mumumere mikoro nawe yibwira abanyarwanda by'umwihariko abakunzi ba Vrunga Media TV ya mukobwa amakuru y'imisi amakuru ni meza by the way ubundi ngiye umuntu mwese umukobwa ashobora kuraka ariko by'umwihariko nabonye hano abantu byita nibababari by the way mumeze fresh tumeze neza nari amakuru ni meza mumeze neza yeah tumeze neza kameramani nawe akwereka abanyarwanda here hasi azamuka gake kameramani gake wow abanyarwanda barakubona ariko fresh yego watubwira izina ryawe mazina yanjye ni Ineza Nicole
Eme Nicole. Nicole. Uwineza. Ineza. Ineza. Yeah. Eme Nicole. Amazina By the way. Ramwumva umukobwa hano. Uwineza Eme Nicole. Mana we. Nukuri ko Imana ni byiza nabikunze cyane abakunzi bavuga Media TV sasi uyu munsi wa none mwamaze kumenya abatumirwa dufite cyangwa se agaseke tubazaniye bimwe mu bikubiyemo. Uyu munsi wa none The Sisters bambwiye ko nta muyobozi bafite ariko nanone nta n'umuntu ushinzwe kubavugira wenda muri mwebwe mbese ubangutse ushobora guhita afata mic akaganiriza abanyarwanda kano kanya muri rusange. Arahari. Ni wowe? Oya. Ninde? Mukuru wacu. For sure, mukuru wanyu. Niwe mukuru muri mwebwe? Yego. For sure. Yatubwiye ngo yitwa Iturinde Martha. Yes. Iturinde Martha. Niwe mukuru muri ufite imyaka ingahe bundi niba atari ibanga? Mfite imyaka 20. Iyo utarwara ufite singahe? Mfite imyaka 20. Dukuyemo ni kimwe wagiye gusura boyfriend wawe i Kigali buri ufite nka 19 wenda. Yego. Oya. Nabyo gusura imyaka ni 20. Imyaka ni 20. Okay, abagenzi basugeranye bafite nkinga cyangwa baraza kunyibwirira. Barakwibwirira barahibereye. Yeah man. The Sisters ni itsinda mu maze igihe kingana iki mwarishinze ryari? Kugira ngo twitwe The Sisters. Yego. Nago twabitekerezaga. Tumeze nk'abavandimwe bundi turahorana. Inshuro nyinshi tuba turi kumwe. N'abasheri banyu ni bamwe. Oya. Ntago ari bamwe gusa nyine kubera urukundo dukundana wisheya. Fashuwa wisheya. Nasheri wisheya. Cyane rwose turashari. Abandi bana babaho neza ko. Mwana we nanjye ndashaka minsi. Kugira ngo twite The Sisters nuko numubano twabanye dufitanye. Aba kuva ku myaka ndakeka ni nk'icumi 8 gutyo twabanaga mu buzima bwa buri munsi dukina saye buri kimwe mbese twarakuranye muri make. Ubwo rero kugira ngo wenda twiyite The Sisters sinzi uburyo nyine hari ukuntu mujya muri birthday kubera ukuntu mwajyanye mukishyira hamwe mukabona mubyinya akantu mukabyina akantu mutabitekerezaga wenda nyine ngo mugiye nk'itsinda mukabikora just ku enjoying. Ubwo nyine twarabikoraga dufite irungu tukabyina mbese nk'imikino nyine. None se ubu mu by'ukuri mu bwizukuri hano mu gihugu cy'u Rwanda habamo abastari benshi navuga ko bakomeye by'umwihariko abakobwa bo bafashe indi ntera. Ninkubwira ngo abakobwa bafashe indi ntera ubyumve nk'ukuri mw'iki gihugu cy'u Rwanda nta wundi muntu n'umwe uruzuza nongere ngo uruzuza miliyoni y'abafollowers ku rukuta rwa Instagram uretse umukobwa witwa Mbabazi Shadia. Icyo kintu murakizi? Abahungu buriya bahite binota ahantu ako kantu mukanota ahantu umukobwa mw'iki gihugu cy'u Rwanda kuri Instagram niwe ubayoboye ubyangu byemere Shadibu is the king niba nzamwita queen niba nzamwita king ariko kuri Instagram hano mu Rwanda baramuzi cyane. The Sisters namwe uyu munsi wa none nimwe tsinda navuga ko hano mu gihugu cy'u Rwanda ngize amahirwe yo kwakira mbere na mbere by'abakobwa batatu bahuje intumbero mutarambwira nanone ariko mugomba kugira gute kumbwira ikintu cyo kinkomye ni kimwe gusa nukuntu mushobora gusharinga boyfriend icyo cyo byanze bikunze ngo ngomba kugisobanuza neza kuko ntabwo nigeze ncemera na gato. Okay, nta kibazo turakubwira umuhungu izo mbaraga yabazikure yo gusharinga abakobwa batatu ntago ibyo bintu nabyumva. None se The Sisters nyine warukinsobanurira nakubaje umbwira uburyo ki kuva ku myaka 10 mwakuriye mutuye muri quartier zimwe? Yego. Twakure muri quartier imwe. Ababyeyi banyu sari yandi masano mufitanye muri famille cyangwa wenda nuko muri abaturanyi gusa? Nta yandi masano dufitanye gusa isano ryabaye rya mbere tugihura kuva kera tukira abana. Niryo twisi isano nk'abantu bakuranye. Ndakeka nta rindi sano rya rutiryo ngiryo nk'umuntu ukuru umureba mubana mu buzima bwa buri munsi pe abari umuvandimwe. None se izina rya The Sisters ubundi muri maranye igihe kingana gute? Mbumbwiza izina rya kwitwa The Sisters ukuva nyine twabona ibintu byose tubikora nyine turi kumwe buri kimwe nyine tukagikora turi kumwe ntawe usize undi uretse ko habayemo amashuri nyine bamwe bagacomoka ariko nyine ibyo vacances ntabwo byatubuzaga guhora nyine mbwira mu mazu umwaka umwe mufashe izina rya The Sisters ni iminsi 2 n'amezi 3 n'amasaha 4 cyangwa kwitwa ba The Sisters wenda tubishiza mu ngiro kwitwa izina The Sisters ari uko dutekereje kubyina turi hamwe tukabyita kuri nyine bimaze nk'igihe kingana iki? Bimaze igihe twitana ba sister. Nyine mbwira nyine ni umwaka umwe icyo gihe kira ni umwaka umwe n'amezi
wenda ndakeka imyaka 2 iri kurangira kuva turangije kwiga sibyo nibwo wenda twatekereje kwitwa ngo The Sisters kirangiza abana wese batwara mu itsinda ubundi abangaba nabo barakubwira nago ari njye batwaye mu itsinda ndetse ubundi wazanye igitekerezo ngo mwihurize hamwe none nka The Sisters umuntu wazanye igitekerezo ninde igitekerezo umuntu wazanye uko wenda uwo muntu wazanye igitekerezo ninde umuntu bita Nikore rwose Nikore bamuhe mikoro rero Nikore baguhe mikoro ubimbwire neza ibi bintu Nikore bimeze bite wana umeze fresh cyane Nikore ubundi we nagutinye n'ingofero wambaye iragusobanura neza cyane ariko bana we umva niko niwe wazanye itsinda igitekerezo cyo kuba iri tsinda ryakwihuriza hamwe yego by the way that is good ni igitekerezo cyiza nanone abavandimwe ubakubita izina rya The Sisters yego Sisters kandi wasanga harimo boyfriend buriya umwe muri mwebwe mumbisha ngo ni The Sisters ntago kaza ko kantu ya nako nkazi njya mbona umubebe atereye mugenzi we ivi buriya abakobwa bahuriye hamwe ndagatinya mba mfite n'ubwoba aya nabwo niko iki gitekerezo ukigira ngo mufate izina rya The Sisters wabishingiye niki cyakwensipiye kuba wagira igitekerezo kimeze gutya The Sisters gutya turi nk'amarasamwe kuko kuva kera twajyaga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze mu mabidi yacu mu rugo namusuye twahuriye hamwe twaga turi hamwe mbese ku buryo mu rugo bamburaga bakavuga ngo ari kwa Martha hariya na boyfriend yagusuye ibyo ya The Sisters byaje gutyo ndavuga ngo nta mpamvu yo kujya kure dushaka amazina y'iki n'iki twese turi abakobwa turi The Sisters byaba ari byiza cyane mu myaka 2 mwambwiye itsinda rya The Sisters rimaze ndagira ngo tubwizanye ukuri tubwiza abanyarwanda ukuri witwa Nikore niwe wazanye igitekerezo cyo gushinga iri tsinda kuva mwashinga iri tsinda hari amafaranga mwaba mwarakoreye wenda mubyina nko mu gitaramo runaka mubyina mu birori runaka cyangwa muracyabitegura gute tubwire oya nta by'amafaranga twakagiyemo ntabwo muratangira gukora amafaranga twayaga dufata aka video tugashyira stati tukapostinga ababibona bakadushima gutyo bisanzwe ndakeka ni gutyo nise The Sisters by'umwihariko nabonye muzi kubyina neza cyane nongera ngo neza cyane nanabikunze by the way ni ibintu byiza cyane ndibaza nkababaza namwe mumbwiza ukuri hari umuntu mwaba mufite ubigisha kubyina kuko ibintu mubyina ntago biri kuri iyi level bigaragara ko mubizi cyane hari umuntu mufite ubigisha cyangwa murabyigisha turabyigisha biturimo bibarimo bakabwa ibintu bibarimo cyane ni byiza noneho ndagira ngo Nikore wanashinze iri tsinda ambwiza ukuri ikure wifuza cyangwa se nihe wifuza ko bagenzi wawe wababona nk'itsinda washinze ukavuga uti uyu munsi wa none biramutse bibaye byiza bagenzi banjye nababona byibuze Kigali Arena wenda n'urugero ejo muri tugiye kwakira Joboy tugiye kwakira wenda The Ben Medi n'abanzi benshi baza muri Kigali Arena cyangwa se niyo nyubako hano mu Rwanda ndayambere navuga ko dufite ikomeye niwe muhanzi wa mbere wifuza ko mwabyinira by'umwihariko yaje muri Kigali Arena bibaye ngombwa umuhanzi mwifuza kuba muvuga uti stage nagenda nakarabye nagenda ntambaye icyo niyo ntambaye isutiye stage ngombe nyikore ibindi byose zero stage nyikore ni iyihe stage nk'umunyarwanda The Ben none se buriya mbwiza ukuri stage ya The Ben uyu munsi wa none mugize amahirwe barayibahaye nka The Sisters ngo ni mwe bantu mugomba guca ku stage ya The Ben ugize nk'amabwe mugahura ni cyo kibazo cy'amatsiko bamubaza cyangwa warira cyaza gitinze nabanza nkiyumvisha nese The Ben ni uko ari Nikore umukunda cyangwa n'itsinda ryose muri rusange njye ku giti cyanjye ndamukunda uramukunda kandi The Ben afite Pamela urabizi aya mukunda gihanzi ngo uburyo aririmba ngo ariko ni n'umusore mwiza wanamukunda kandi umugabo bura imfizi ntikumirwa Nikore se namaze gukura niko The Ben ugize amahirwe kano kanya baravuze bati itsinda The Sisters uyu munsi wa none turabahamagaye ni mu bitwemerera nimero yanyu tuzo kumentioninga ku kiganiro umuntu wese wifuza kubonana guhura n'itsinda rya The Sisters yababona gute kuko ndatekereza ko nimba mushobora kuba byibuze muvuga muti itsinda rya The Sisters turi mu bantu bazi kubyina indirimbo zigezweho
zaba ari izakira n'iz'uyu munsi wa none. Nikore uyu munsi wa none mbwiza ukuri mugize amahirwe The Ben akabahamagara ngo muze mumbyinire kuri stage ndi bubanzeho mbere yuko ntambuka. Niko Nike kintu wahita ukora? Wapfuka mugashima Imana, wabanza ukarira, wabanza ukamubwira ukamusoma, wabanza ukamuhobera, byagenda bite? Mbwiza ukuri. Amamagaye Ukavuga Nikore itsinda ryawe rya The Sisters nimwe mugomba kubyina kuri stage yanjye uyu munsi wa none ndabandi kumwe nawe. nasakuze. Wasakuze gute se? Ngavuze induru abanyarwanda babyumva. Vuze induru umbwira uti ukuntu watabaza Igo. Ntabwo nzi uko byaza. Uko byaza ni uko nyine. Ariko wasakuza tu. Ariko byanungura cyane. Ariko wasakuza tu. Nasakuza. Nasakuza tu. Na mama yakabyumva. Na mama. Ariko by the way, The Ben uyu munsi wa none reka nizere ko The Ben Imana izagufashe. Ifashe n'abagenzi bawe izi nzozi zaba impamo. Kandi ndakwifuriza kugira kure hashoboka. Nimvuga ngo kure hashoboka ni kure habaho hose. Mu buryo nyine ibi bintu kuba mubikora by'umwihariko umuntu arabikunze. Urumva imyaka 2 utabikuramo amafaranga muri nk'abandi mwaka we mwarabiretse. Ariko kuba mukibirimo uyu munsi wa none nkaba mbona mutangiye no kugaragara imbere ya kamera. By the way nabwira ngo courage kandi ni ibintu byiza cyane. Kandi ewana bizakunda ndabyizeye. Hari indi mpano se mwiziho nka The Sisters cyangwa no kubyina gusa nibyo mwagerageje? Jewe ndabyina. Yego. Nta kindi kintu ukora? Nyiri high school nakinaga basket nari na kapiteni. Wari na kapiteni? Fo. Kamana yaje. Ibintu byiza. Si Virunga Media gusa TV ni na Iris Rwanda TV ndetse na Time TV show. Hari ikibazo nshaka kubibariza ko mwitonze. Mwatinye Theo. Turabana beza n'ubundi. Turitonda cyane. Muri mu mwitonda cyane ninde? Oya ni jewe. Turitonda twese. Theo nashaka kwabaza muri bo ko mwasoje kwiryari mwese? Jewe dusoje umwaka. Ubundi abakobwa basozaga amashuri yabo bafite umutima wo kujya muri Miss Rwanda. Uyu mwaka ibyo rushanwa ntibizabaho. Ntabyakiriye mute muriyumva mute kuba iri rushanwa ritazabaho? Nta muri mwe wari ufite inzozi yuko yaba Miss Rwanda muri 2023 none iri rushanwa rikaba ritazabaho. Ngiye ku giti cyanjye I don't care. We don't care. Kaboy we ntabwo bajya Ariko mu Miss nago. Irushanwa ry'ubwiza we don't care. For sure. We don't care. We don't care. Ariko ratani nabyo reka twiganire. Umukobwa wa gati nabonye amugani yitonze cyane mumere mikora bari wembaza cyane. Ufite boyfriend? Arahari. Marita yamusharinga ntari ibi akamuha ibyamuha ntari ibi. Uya nango nyine avuze ngo gusharingana ku buryo nyine yajya deep cyane. Wapi? Ahubwo umusheri wanje aba nawe abagomba kuba ari umusheri wa Marita agomba kuba Nikore. Akaba ari umusheri wawe agomba kuba ari umusheri wa Nikore. Wapi? Agomba kuba ari inshuti. Sure. Kuko nakunagira umusheri Nikore atamushyanga Marita. Ariko nta kuntu wagira umusheri Marita atamushaka cyangwa Nikore atamushaka. Oya namugira. Wamugira. Kuko naba inshuti zanjye abagomba kunshikira ku mahitamo yanjye. Oh, for sure. Okay, shaba abahungu bagira amahirwe. Buri ariko Marita ashobora kukosha ngo ura muhungu mwanguka mwanga tu. Bitewe n'imico ndakuna mubonye. Cyase bitewe n'imama. Ubuse boyfriend wawe uyu munsi wa none kuba wamwitsinda rya The Sisters. Abyakira te barakubwira ngo bira bintu bireke simbikunda bino bintu ukora arabikunda cyangwa ntagakunda? Arabikunda nacyo bimutwaye. Nacyo bimutwaye. Nese boyfriend wa uyu munsi wa none aramutse akubwira ngo sinshaka gusubira kubyina. Wasubirayo cyangwa wahitamo gukomureka? Ngizo kuri? Biragoye. Ako nyine namureka. Kwamureka ukavuga uti paka nibyinire. Nese niwe muntu wenyine ufite umukunzi? Ndi ufite umukunzi ya Marita tugire turinde. Marita nakubwiye. Ufite aba boyfriend we? Yeah, ndi single but not searching. Single and searching? No, not searching. Single not searching? Yeah. Imyaka 20 single not searching? Yeah. Hano hari abahungu bafite n'amafaranga. Niyo mahitamo nshaka guhitamo kubanza gutuza. Kubera wenda bazo nagize mu rugo rukundo. Warababaye? Cyane. Kumva nashaka kongera. Ega bahungu bararya. Ndikumva nashaka kongera kuba nyine. Buse ntabwo ujye ugira ipfu iyo bagiye kubikora wenda cyangwa bari kumwe. Nagize suko wenda tutagira abadutereta. Ariko nyine hari ukuntu ubufata umwanzuro gati kamfata gapoze wenda nk'umwaka umwe.
banze ngira ibyo nekerezaho nyine niko bakumere mikoro nje ndumiwe pe ibintu birasaba umwuka niko amakuru nkugarutseho ngambwira rero niko bite ni byiza irushanwa ry'ubwiza ryaje wa mugani barihagaritse uyu munsi wa none nyibwirire niko nawe na boyfriend ufite ntawe uramushaka se ntabwo mbizi ninde ubizi wa Imana mama wawe nawe mfite yego ariko umubonye wanamwemera hagize uwo dushimana ngo ariko mwari mwanshimishije ariko nawe mwanandakaje by'umwihariko kuba mudafite aba boyfriend mwembi we na Marita birambabaje babeshye umuceri ngiye kuwumena ubundi uri umuhungu imena umuceri babeshye njye nta mu boyfriend mfite aramuhakanye kuri kamera abyumve mu boyfriend nta mu boyfriend mfite kuko njyeraga cyumfasho oya apana mwaraye mushwanye se turamuzi sheri wiwe man oya ukuntu bamuzi uba nkubwire ukuntu bamuzi ni kwa kundi tuba twicaranye tu agahita abona telefone irasonye handitseho izina nyuma y'amasaha 2 arongeye nuko tuvugana cyane ko kandi abantu mukurana ntago abantu mwabanye imyaka 10 ntago wabahisha buriya n'ikibo nta mu boyfriend bishobora kuba bitameze neza wenda ariko we don't care bro kandi sisange bizashyira humura ariko humura nyine buriya ntawamenya boyfriend wawe isubira muze kwiyunga ubundi kubera iki se utagira boyfriend wawe umukobwa mwawe mwiza ubuze boyfriend ubundi cyaba ari ikibazo gikomeye cyane nabyo mbifuriza mwana kuba udateretwa buraza ukuntu gutereta biryoha guteretwa byo bikaba karusho si byo se na mama yarabimbwiye ngo njye mbishishikariza abakobwa bajye kandi bakunde ni byiza cyane ubundi ibintu bitameze neza ku muntu dushaka uwo muhuza cyangwa se mu kimwe akabatizwa agahinduka kubera uwo wifuza rata njye nyibwira ufite boyfriend abandi bose bakanywa boyfriend babo fata mikoro rero ubundi niwe bigiye gukurikiraniraho boyfriend wawe uyu munsi wa none niryari urumva niryari yagusabye ikintu kumva kirakugoye nicyo kintu yagusabye kumva mbese kirakugoye na kintu arianse amaguru mve kigoye mwararyamanye oya ntago muraryamana murasomana oya ntago murasomana ni ikihe gice cy'umubiri wa boyfriend wawe ubona ukavuga uti ahari bwiza kure batabikora bagaye mikoro wirambika bagaye mikoro hari icyo ushaka ko dugisubiza inyuma dusubize ikiganiro inyuma ushaka kutubwiza ukuri ntabwo murasomana oya nta kintu yagusabye ngo kirakugoye ntimuraryamana for sure mana yanjye ni ikihe gice cy'umubiri wa boyfriend wawe ubona ukavuga uti wow kabisa ahangaho kabisa mfite umuzigo ikiri umukunda nkunda kunaseka for sure paida umungu useka neza burazi gukorera amafaranga wa yarabiza for sure imana ishimwe mwongerere nandi pe nese buriya kabasirikare batajya baseka umu boyfriend w'umusirikare udaseka wamwemera cyane ntago wamwemera wikundira abaseka gusa to oya nagari ukunda abaseka gusa nta nubwo yirwa aseka nyine mu nzira agenda ko nyine kunaseka biranyura nta kindi se yambajije kimwe ngira ikindi nyongeza mbese yambajije kimwe ajya guha amafaranga se si urukundo n'amafaranga urukundo rutagira amafaranga ntabwo ujya wumva kakantu naje utema inzara itema amara oya twebwe ibyo ntabwo tubigenderaho for sure Jani kora ramwihakanye pe gusa okay bivuge ubundi abantu bakuranye boyfriend wa Jamie afite look nziza ukuntu ahagaze Marita azagutwarira umugabo oya Marita azagutwarira umugabo njye naramushimye oya ugini ko kumushima niko kabi utwaye umugabo w'abandi rero by the way ibi bintu mutwaye gusa nyine yahisemo neza pe aramukunda kandi boyfriend baje akabwira ngo nawe aragukunda se aje akambwira ngo arankunda nawe amukunda ibyo ntabwo byakunda kubera iki tubona ko ari player tukahita tumuta
iyo ngiyo mwese nk'ubumwe mbabwiye ngo mwembi nyine arabakunda muri babiri ntabwo bishoboka ibyo ngibyo unese gukundana n'abakobwa babiri ntabwo bibyemewe abandi atari twe for sure yeah neza ko mwambwiye ko musharinga cyangwa boyfriend we mwese muramusharinga nabi ntabwo dushamani share twavuze ntabwo boyfriend wishaye ariko sinzi ibyo muvuga gusharinga ariko wenda niko bite byiza ana yanjye wewe wabonye boyfriend udashoboye ko bamusharinga uramubaha barajyana oya bajyane sha oya aya nuko nyine tuba tuziranye niyo share twavugaga okay mvuye mu buzima bwanyu bwa buri munsi rero n'uburyo mubayeho ariko nanone reka nigarukire ku itsinda ryanyu ari nacyo kintu cyaduhurije hano uyu munsi wa none tunasoza ikiganiro cacu uyu munsi wa none The Sisters mwambwiye ko kure mwifuza ari ukuba byibuze The Ben yaza mukavuga ko stage ari mwe bantu mugomba kuyicaho ikindi The Sisters ikaba itsinda rikorera amafaranga by'umwihariko ashobora gutunga umwana w'umukobwa akagura imodoka bikuye mu bintu mukora byo kubyina yes we are ready muri tayari ewana Musanze umuntu wese ushobora kuba byibuze afite igitaramo cyangwa afite stage cyangwa se mu kimwe mu bantu bategura ibitaramo abafite abahanzi Mr Iris Gugu n'abandi bose The Ryan Music aba boss mwese mamuna n'amajyaruguru by'umwihariko n'abaturutse mu mujyi wa Kigali reka mbabwire ngo hani Musanze niho hambere mbonye itsinda ry'abakobwa batatu bazi kubyina byo ku rwego rwo hejuru uramutse ufite icyambere bagiye kubyivugira ufite umuhanzi ushaka gukora video nziza akeneyemo abakobwa bazi kubyina The Sisters you are ready we're ready ikindi uramutse ufite akabare cyangwa se inzu iberamo ibikorwa byo kwisanzura no kwisanzuranaho mu buryo bwose bushoboka aba bakobwa bari ready kuza gushimisha abakiriya bawe by'umwihariko you are ready mu bitaramo reka nze noneho bano bantu bafite sino nzu ntangire mbasunikire nimero zanyu namwe mugire uko mubigaragaza nuko mubabariza ariko by the way reka mbasezeranye ko ibintu nyuma y'amezi abiri byanze bikunze muzaba mumaze kubona ahantu byibuze nubwo cyaba igitaramo kimwe nzaba naraboherejemo n'izina ry'Imana nzagerageza ibishoboka byose nzabikora nubwo bwose atari henshi nizeye ariko nzi neza ko nzabikora kandi mumbwiza ukuri mu rugo iwanyu bashobora kubemerera mukajya mu gitaramo kiri butangire saa 3 za nijoro mukageza saa 12 za mu gitondo cyangwa saa 11 za mu gitondo ariko igitaramo kiza kurangira wenda ngiye ku giti cyanjye byakunda umubyeyi ntabwo umubwira ikintu ngo ahite cyemera bisaba kumwicaza ukamuganiriza akamanza kumva yuko ibyo bintu birimo neza koko atari imikino yandi y'urubyiruko rwacu tugenda ari vibes gusa sibyo abona nyine ko ufite purpose yacyo kandi ubirimo pe nyine ko washatse kubigira impano yawe ndakeka atabyanga amaze kubona yuko ariyo ntumbero ufite atari ibi by'iyi minsi nyine by'urubyiruko ni ukumuganiza muri make byanze bikunze igihe akazi kabonekera muri tayari kugakora turi tayari kabisa noneho reka dusezere ku bantu nanone by'umwihariko abakunzi b'itsinda rya The Sisters abakunzi b'igitangazamakuru cya mbere navuga ko gikomeje kugenda kigaragaza impano nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda aricyo Viruka Media TV umunyamakuru akabate Eugene nk'ibisanzwe reka mbashimire The Sisters mwakoze kwitabira ubutumire bwacu n'ukuri kw'Imana nabwira ngo courage cyane kandi ibi bintu kambasezeranye mbabwiza ukuri ko bizabatunga kandi bizababyarira amafaranga menshi ashoboka ndetse ni mu mubikunze ikindi muzirinde ababashuka n'ababashora mu bintu bidahaye n'intego mwihaye niba mufite intego mwihaye mube nk'umusirikare ufite imbunda cyangwa se abo bita ba sniper murase ku ntego mwihaye niba mwifuza gukora bino bintu ngo bibatunge muzamentioninge gukora ibintu muvuga ngo byibuze uyu munsi wa none nubwo bitarakunda neza ariko bimwe byo kujya muri zangeso zitari nziza mubishire ku ruhande mutekerezaho mwifuza kugera kandi courage bizacamo urakoze cyane mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nawe wakoze kudutuma